Reka twongere tubasuze bakunzi ba Kigali Top News. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe mu mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu myidagaduro mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ngusabe rero udukurikiye bwa mbere urebe munsi ya video kandi kuri buto itukura ukore subscribe maze wiyongere mu muryango mugari w'ababana natwe muri gahunda zitandukanye z'amakuru tugenda tubagezaho. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru itari nziza kuri Safi Madiba. Uyo akaba umuhanzi umaze kubaka izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda, ndetse umuhanzi wamaze imyaka myinshi akora umuziki, aho yabarizwaga mu itsinda rya Urban Boys, aho kugeza ubu ngubu yamaze kuva muri iri tsinda. Akaba ari inkuru itari nziza kuri we, ndetse akaba ari n'ibintu bibabaje cyane. Akaba rero ari byatangajwe n'umugore we basezeranye mu mwaka wa 2017 witwa Niyonzima Judith. Akaba rero uyu yari umugore cyangwa se yarahoze ari umugore w'umuhanzi Safi Madiba. Akaba akomeje kugenda ashyira byinshi hanze bijyanye no gutandukana kwe na Safi Madiba. Bari barasezeranye mu mwaka w'ibihumbi 2017, aho uyu mudamu yashyize hanze agahinda gakomeye yatewe n'uyu Safi Madiba, nyuma y'uko yakunze kujya adakunda gutangaza byinshi ku gutandukana kwe na Safi Madiba. Hakaba rero nubwo yavuze ko batatandukanye, gusa Safi Madiba we akemeza ko batakiri kumwe. Judith yagize byinshi atangaza, anavuga ukuntu yari afite inda ikavamo atagicana uwakana Safi. Mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru Isimbi TV, ahishuye ko yahisemo gushyira hanze ukuri hanze kuko inda yari atwitiye Safi Madiba yaje kuvamo adahari. Aho yagize ati, mu gitondo mbyutse njya kwa muganga, barambwira ngo kugira ngo bankorere ikizamini, barambwira ngo ngomba kuba nanyweye amazi, nibwo bakora icyo kizamini. Bati genda uzaze ejo dukora icyo kizamini. Njya mu rugo, ngeze mu rugo noneho birushaho gukomera, njya ku bitaro bamfata ibizamini, barambwira ngo inda yarahagaze. Gusa rero yakomeje avuga ko atahise yemera ko bayikuramo, ahubwo yongeye gukoresha ibindi bizamini. Bamuha icyumweru akorerwa ikizamini buri munsi, cyarangiye cyase cyaje kurangira inda yaravuyemo, kandi muri icyo gihe akaba yarashwanye na Safi Madiba ku buryo ataraki mugeraho cyangwa se atarakimubasha kumwitaho muri ubu burwayi yari yahuye nabwo. Safi Madiba kuri ubu ngubu akaba asigaye aba ku mugabane cyangwa se akaba asigaye yibera muri Canada, aho Judith nawe akunze kuba, nubwo muri ibi bihe ari kubarizwa mu Rwanda. Yari yakoze ubukwe n'uyu Safi Madiba mu mwaka wa 2017. Nyuma yo gutandukana, uyu Safi Madiba akaba yaramaze gutandukana n'umukobwa bakundanaga witwaga Mutesi Parfine, wari umukunzi we, ndetse uyu umukobwa akaba yari asanzwe abarizwa mu Busuwisi. Aho rero urukundo rwabo rwaje kurangira, uyu Safi Madiba ahitamo kubana na Judith, aho nabo kugeza ubu ngubu urukundo rwabo rwahagaze, ndetse n'umubano wabo warangiye, bakaba baratandukanye. Ngayo nguko rero ibi ni iby'ingenzi uyu Judith yatangaje ku mubano we na Safi Madiba kugeza ubu ngubu wamaze kurangira. Ngushimire cyane, ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikira munsi ya video kandi kuri buti itukura ukore subscribe wiyongere mu babana natwe kuri Kigali Top News. Akaba rero ari gukurikira amakuru aba ari kugenda avugwa mu myidagaduro yo mu Rwanda.